Dutangiye filime yacu tuyitangiranye n'umwana, urabona yuko uno mwana mama wabo yarabataye, ni abana bagerageje kwibeshaho, ni abana mama wabo yasize mu buzima bubi. Dutangiranye n'umwana hano, urabona yuko yegerezaga umwana musaza we igishushanyo cya mama we kugira ngo abone yuko ari mama we, ariko mu by'ukuri mama wabo yarabataye, abasiga ari bonyine, abasiga mu nzu, ariko akajya amubwira ati mama nguwo yaje, mama nguwo, mama aragukunda. Agerageza kwirwanaho kugira arebe ko uno mwana yajya anywa amata, arebe ko uno mwana yashobora kubaho atari kumwe na mama we. Uno mwana rwose, uno mwana yitwa Suzana, urabona yararimo abwira musaza we ati nzakuberaho mama atari, wowe komeza wonke kandi ushyiremo imbaraga rwose, unywe kugira ngo ejo tubashe kureba yuko twabaho kandi nawe ugakura neza. Atishyiramo imbaraga, mama agiye kugenda kandi nibura agende umaze konka, agende umaze gusinzira, wahaze, umeze neza kugira mama wacu yishime. Urabona hano ngaha yari afite ukuntu abigenza, yari afite sisiteme abikoramo, yarangiza akagenda akajya gushakisha ubuzima, akajya gushakisha uko babaho, ndetse urabona yuko ahita amucika akagira ngo nyine mama we aragiye. Uno mwana rero ntibyagarukiraga aha ngaha, yajyaga gushakisha ubuzima, akajya gushakisha ibibabeshaho kugira ngo arebe yuko n'amafaranga yayabona akaba yabasha kugura amata y'umwana. Nta kindi yakoze rero, Suzana agiye ku muhanda ajya gucuruza amapapayi, akayavuga ati nimuze amapapayi yanjye ni meza kandi rwose amapapayi yanjye arahiye. Uyu mugenzi we ati hoya nimuze iwanjye, ni ifite karite kandi byiza biramba. Kasitoma rero abona yuko yaraje aza kuri uno mukobwa Suzana wacu ahangaha, mugenzi we byaramubabaje cyane. Urabona yuko uburyo yamurebagamo ntabwo yari yishimye, vuga ati uno mwana aje mu gitondo none atangiye kujya ntwara abakasitoma. Uyu nguyu akishima cyane ati muze ndabahera makeya rwose, ati uno munsi amapapayi yanjye arahiye kandi nta handi hantu wayasanga. Kasitoma rero akaza akamubwira ati humura ndaguhera makeya, ati rwose uratwara imwe gusa, ati cyangwa uratwara nyinshi. Uyu nguyu akomeza amubwira ati rero amapapayi yanjye arahiye, ati reka nze nyakuzanire. Kasitoma arishima, abona ukuntu umwana afite nyine kasitoma keya, arishima cyane. Uno mwana rero nta kindi yakoraga, yagenda akayatunganya amapapayi yiwe. Urabona yuko yabaga yishimiye akazi akora, avuga ati ntacyo ay'uno munsi ndatahana. Rero nta kindi yakoreshaga, nta rindi banga yakoreshaga, amapapayi ye ntabwo yabaga ahiye habe na gatoya, ahubwo yari afite ibintu asigaho, yari afite imiti ashyiraho kuri ano mapapayi. Urabona yuko uno mwana rwose yari afite ubwenge burenze ubw'abantu bakuru, yari afite ubwenge burenze. Urabona yuko rwose uno mwana hari ibintu yasigaga ku mapapayi, hari ibintu yashyiragaho kugira ngo amapapayi abashe kugaragara nk'ahiye, abashe kugaragara neza, abakasitoma be babashe kwishima, kandi mu by'ukuri ibintu babaga bajyanye ntabwo byari bihiye. Urabona yuko uno mwana rero yarazaga agasigaho ibintu kugira ngo bifate. Kasitoma akomeza yihanganye atekereza ese uno mwana ko yatinze, ariko urabona mugenzi we yabaga yumiwe, avuga ati ese uno mwana ibintu aba akora ni ibiki? Uno mwana ni gute antwara abakasitoma kandi naramutanze ku murimo, naramutanze mu iterambere ry'amapapayi, ati uno mwana uje mu gitondo atangiye kuntwara abakiriya koko? Uno mwana rero yaraje hano imbere ya kasitoma, arangije aramubwira ati kasitoma rwose amapapayi ngaya, amapapayi nayazanye kandi amapapayi arahiye, urabona yuko rwose ahiye. Uno mwana rero urabona ukuntu yabikoraga, urabona ibanga yakoreshaga, akayazana asa neza cyane. Kasitoma akishima akavuga ati kabisa uyu niwe mwana, ati rero ntabwo naguha imwe gusa, ahubwo jyana n'iyi ngiyi umereze makeya nta kibazo, ibyanjye babyizewe kandi ari ibya makeya. Nuko rero yaramwishyuye amuha amafaranga. Wa mugore urabona ukuntu amureba nabi, amureba atamwishimiye, ariko uno mwana nta kintu bimubwiye habe na gitoya, ahubwo rero ukuntu ari kumureba yishimye ati njye ayanjye ndabonye ay'umunsi ngaya,
ati urongera uvuga iki, ati ubu ntusebye, atayanjye ngaya, ahubwo reka nyabike unareba. Uyu nguyu natangiye ati papa yanjye ni 5. Uyu nguyu akomeza avuga ati mose rwose mbaye papa ihiye ni amakeya rwose ni 5,000 gusa. Urabona rwose akomeza atanga avuga ati muze rwose bakasitoma banjye. Ariko hareba uriya mwana ukabona nyine ntaga mureba neza, ntaga mwishimira. Ariko uno mwana nacye mubwate ibipapayi byawe se ugira ngo biranahiye, ati ibipapayi byawe se byakurura abakasitoma. Arangije rwose uno mugore nawe ati bakasitoma banjye nimuze rwose, nimuze mungurire. Guhera mu gitondo uno mugore nta mafaranga arafata kubera uno mwana urabona yuko rwose ari kumubuza gukora, ari kumubuza iterambere. Niyo mpamvu adakwiye kumwishimira. Uno mwana yaje hano rero abona asigaranye ipapayi imwe. Arangije ati ubu se koko ino papayi ndayitahanara, ati ubu ngubu nyisubize mu rugo cyangwa ubu se ndategereza igihe abandi bakasitoma bazira. Ati ariko kambe nihanganye, ati nimuzi yanjye ni 3 gusa, ati nimuzi yanjye ni 3 ntago ari 5. ati nimuze rwose yanjye irahiye neza kandi nta kitwaye. Urabona ko haje undi mukasitoma aza yegera wa mwana. Urabona rwose uno mugore nta muntu uri kumugurira, nta muntu umwitayeho. Akomeza ati rwose yanjye ni amakeya ni 5 gusa. Ayerekutse umugabo ati reka nigire kuri uriya mwana rwose, ati ibyo ni bicyaho gusa ufite, ati ndabona itanahiye neza. No mugabo urabona ahise yikomereza, ari kugenda areba wa mwana ati iyanjye irahiye rwose, ati kandi yanjye nta kintu n'iki na kimwe ibaye, ati urabona ukuntu isa neza, ati rwose uramutse ujyanye no papayi yanjye, ati rwose wayirya ukishima nejo ukagaruka ukama andi mafaranga. Nuko rero uno mugabo atangira kwibaza ati ntwari yande, ati iye neza ni yande. Ariko yari ihiye neza niyo uno mwana ko yari afite ibinasigaho, bikagaragara ko ipapayi ihiye kandi mu by'ukuri ino papayi idahiye. No mwana ari umunyabwenge, yagombaga kwibeshaho ndetse akabeshaho na murumuna we, kandi mu by'ukuri ubona ko ubuzima basigayemo ari ubuzima bubi, ari ubuzima budashimishije. Ubona rwose yuko uno mwana ntako atagize kugira ngo arebe yuko babasha kubaho. Uno mwana rero yarazaga hano akongera akabitunganya, akongera akagaragaza yuko ino papayi yiwihiye kandi mu by'ukuri idahiye, ahubwo ni tekinike yakoreshaga kugira abakasitoma bamukunde, kugira abakasitoma bamugurire, arebe yuko yabasha kubeshaho uriya mwana mama wabo yamusigiye cyangwa yabatanye, ndetse nawe akabasha kwibeshaho. Uno mwana ishuri yari yarariretse, yaravuye mu ishuri kugira ngo arebe ko babasha kubaho. Urabona rero amuhaye ipapayi igaragara neza cyane, igaragara ko ihiye, kandi mu by'ukuri ipapayi ntihiye habe na gatoya. Yaramwishyuye rero aramubwira turakoze cyane rwose kiriya, nejo uzagaruke. Ati rega njye mfite customer care, muzagaruke rwose mungurire. Akareba wa mugore ati ati njye maze gucuruza amapapayi menshi. Ati wowe se, ati wacuruje ibiki? No mugore rwose abona ukuntu umujinya yaramwicaga, ariko no mwana ntibituma atibarira amafaranga. Akareba yuko batari kumuhereza amafaranga y'amakorano, bari kumuhereza amafaranga meza ya nyayo. Akabanza akabyitegereza wa mugore areba, atari kubundi iki cyana mu by'ukuri atuba iki cyana nzagikorera iki. Nuko uno mwana rero atangira kuvuga ati ayo no munsi ndabonye, ati haravamo amata, ati havemo pampa. Urabona ko rwose yaratangiye kubibarira. Ati amasaha aragiye, ati ubuse noneho nkora iki? Ano mapapayi nyasige hano, ati ubuse ano mapapayi nyareke? Ati amasaha yo guha umwana amata arageze. Ati Yesu we, ati reka nyireke banze njye kwita ku mwana mama yananye. Ati ubuse umwana wanjye ntarimo kurira. Uno mugore rero amapapayi aracyari kuyapanga. Urabona yuko aracyari yose, nta nimwe yigeze acuruzamo. Uno mwana ati reka nirukanke ntasanga yarize, nasanga yarambiwe akarira. Ese avuga ati no papayi reka nyisige hano, nindangiza ngende ndaza kugaruka mbe nyacuruza. Ati reka nirukanke njye kugurira umwana amata. Umwana rero yaragiye agenda yiruka atekereza kuri musaza we. Nuko wa mugore amwitegeza ukuntu yirukanka
ahenje avuga ati uragiye, ati genda nanjye ncuruze. Yaraje hano yegera ya mapapayi ya wa mwana, arangije aza kwitegereza ati kuno mwana no mapapayi ayarangurira hehe, uno mwana hanarangurira amapapayi ku buryo asa neza gutya ni hehe. Atangira kubyibazaho, atinya kuvuga ati ariko ndabona isa neza perenzi yanjye, ariko rwose uno mwana yantwaye abakiriya, ariko sino papayi ati ni nzimara. Atangiye kubyibaza ati ko nkozeho nkabona sinzi ibintu bifunguka, ati no papayi ni nzima. Atangiye kuyireba, atangiye kuyihumuriza, atangiye kuyigenzura. Yahise abona akantu uwo mwana akoresha ati burya ino si papayi gusa, ati n'ibiki ashyiraho. Urabona yuko agiye yegera ashaka kureba neza ibintu uno mwana akoresha kugira ngo arebe yuko ino papayi y'uno mwana impamvu amurusha abakiriya, arebe niba ino papayi y'uno mwana rwose ifite ubuziranenge. Atangira kubyitegereza, atangira kubireba no kubigenzura, atangira kwihumuriza avuga ati uno mwana ashyiraho sipureyi burya ntago ari ipapayi, ati ntago biba bihiye, ati ubuse iki ni igiki asigaho koko, ati ubu ngubu uno mwana niyica abantu koko, ati abantu bamugurira ubu ntibabirenganiyemo ntibashize, ati Yesu we, ati biranahunguka, ati ubuse koko mu by'ukuri ibi ni ibiki asigaho, ati Yesu we ukuntu binuka nabi. Umugore rwose abona byaramushobeye, ati rero uno mwana nta kindi ngomba gukora, ngomba kumufungisha, ati burya asigaho sipureyi, ati sinari mbizi, ati ngomba kumufungisha. Urabona yuko rero uno mugore yatangiye kubyibazaho, atangira kuvuga ati uno mwana ni umugome, uno mwana ni umwicanyi, ati abantu bose bamugurira burya arabica, ati bagura ibintu bazi ko bifite ubuziranenge kandi nta buziranenge. Urabona rwose uno mugore atangiye kwibazaho ibintu byinshi, ati niyo mpamvu antwara abakiriya, niyo mpamvu, ati reka ngende nabaze murege kuri polisi bamufunge, ati uno mwana ari gukomeza yica ubuzima bw'abaturage. Ariko mu by'ukuri ntiyabivugishwaga n'impuhwe, ntiyabivugishwaga n'urukundo amukunze, ahubwo yabivugishwaga n'uko uno mwana yamutwaye abakasitoma be bose bamugurira. Atangira kuvuga ati reka ngo utabarize wa mwana, reka ngo utabarize, ibintu ukorera abaturage ni ibiki. Urabona yuko rwose ese akuraho telefone ye, atangira guhamagara ati alo, ati nimwe mushinzwe umutekano muri kano gace, ati rwose hano ngaha tugize ikibazo gikomeye, ati rwose hari umwana urimo kugurisha ibintu bitujuje ubuziranenge, hari umwana urimo kwica abaturage.